ubwo hatangizwaga icyumweru ngarukamwaka cy'ubumwe n'ubwiyunge, akarere ka Kicukiro kawijije karemera bamwe mu baturage bari mu bukene ndetse abona gahunda yo gutanga inka. Bamwe mu baturage bafashijwe twaganiye nabo badutangarije ko bishimye kandi ko bagiye kubyaza umusaruro ubufasha bahawe. Atangaga mituweli bingoye, ngiye kujya nyitangira ku gihe, ubwo nibyo mu rugo mbese mbashe kubiteza imbere. Mbese ndishimye cyane kubera ko nari mfite n'ibibazo binkomereye. Nari naragiye gucuruza nyine yari ugutembereza, nyuma baza kunyambura, noneho n'urushoro ndarubura. Noneho nkibaza nti ubu nzabaho gute noneho? Rwose numvise nishimye, mbega ndavuze nti nzavanamo urushoro nshake nuko nakodesha inzu, kuko nahomba abari bancumbikiye barahagurishije, none bari batangiye kubaka, mbega nari ndi mu bibazo binkomereye cyane. Meya w'akarere ka Kicukiro yibukije abanyarwanda ko bagomba kwimakaza ubumwe bwabo bakirinda icyabuhungabanya cyose. No kwishimira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda kandi bagakomeza kubwimakaza. Kubwimakaza nta kundi no kwirinda ibyahungabanya ubu bumwe n'ubwiyunge. Mwabibonye ko habayeho guhana inka, habayeho kuremera abatishoboye. Ibyo byose ni ibikorwa bigenda bituma abantu basabana, abantu bakabana neza, ntawe usigaye inyuma. Uyu munsi wijijwe mu Rwanda hose hakorwa ibikorwa bitandukanye birimo kubakira abatishoboye, guhingira abakene ndetse n'ubundi bufasha butandukanye mu rwego rwo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Jules Sugira, Contact TV, mu karere ka Kicukiro.